Ngiye kubasuhuza abakunzi ba Iwacu TV show, nshimira umuntu wese wakanze subscribe kandi nawe utarayikanda. Uyu ni wo munsi wo gukanda subscribe. Iki nicyo gihe cyayiteganyijwe ngo ubashe kuba wakanda subscribe, ujye ubasha gukurikirana ibiganiro byacu byose tuzajya dusora hano n'amakuru abasha kunyura kuri ino channel yacu ariyo Iwacu TV show. Rero sininda makoni ngiye mugiye kubana nawe muri bino biganiro kandi muhora mubana nawe. Nitwa Niyori, mba ndi hano rero kugira ngo mbahe amakuru yose muzamukene nta handi hantu wayabariza ni kuri no chaîne yacu ariyo Iwacu TV show. Ikintu nagusaba rero kandi subscribe ujye ubasha kumenya amakuru yose, kuko amakuru yose yabaye mu gihugu no hanze hose uzazabasha kuba wayakurikiranira ngaha. Rero hano mwe murabona amafoto. Iyi foto muri kubona ni ifoto y'umupolisi uri kumwe n'abamotari. Noneho rero abamotari mbazaniye inkuru nziza rwose, ahantu hose muri abamotari mbazaniye inkuru nziza, kuko sibyo gusa urabona ko abamotari bari hano kuri screen, ubona ko n'abamotari barishimye murakoma mu mashyi. Kandi murabizi ko abamotari muri no minsi bamaze iminsi bari mu gahinda kenshi cyane, birirwa barira ku mihanda. Ngira ngo kuri za YouTube na ku mbuga nkoranyambaga nyinshi cyane wagenda kubona abamotari bari kurira, bameze nk'abantu bafite agahinda kenshi. Rero si ibyo gusa, noneho rero sasa ngiyewe ndi hano ku bwanyu kugira ngo mbahe amakuru neza. Njye mba nigereye kuri teri uno munsi ku itariki 30 habaye inama. Abapolisi batumije abamotari bose bo mu mujyi wa Kigali. Habaye inama, abapolisi bahumurira abamotari bose ko baborohereje ikibazo cya autorisation cyari cyabajujubije n'amande menshi cyane babigabanyije, kuko barebye babona ko rwose nabo rega igihugu cyacu nabo kitwanga. Igihugu cyacu nacyo cyadukunda, kibonye ibintu bitubangamira kirabikemura kugira ngo tumererwe neza. Ubu ngubu abamotari ahantu hose bari rwose barimo barasebura, kuko autorisation yagabanutse, yasuye ku mafaranga make, ntabwo kiri ku mafaranga menshi cyane. Umukuru w'igihugu cyacu rero yabibonye abitekerezaho, ubu yabikemuye. Tuvugana abamotari rwose mugiye kongera musubire ku murongo, mwongere muryohe mu motari. Abantu moto mwarazibitse muvuga ngo muzongera ku motara, nimugaruke mu muhanda mwongeye mu motari, kuko ibintu rwose byasubiye uruzungu, byahindutse. Rero ikintu nagusaba wowe ujye uhora unkurikirana, nkande subscribe ujye ubasha kubona amakuru ku gihe.